Nongeye kubifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira muri hirya no hino mu bice bitandukanye, abari mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Kigali, abari mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'uburengerazuba, abadukurikiye muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda mukadukurikira ku muyoboro wa YouTube nk'uko bisanzwe ni M24/7 TV. Bayi ikaze rero mu makuru yacu mu mujyi wa Kigali. Reka tuganire kuri inkuru isa nkaho isekeje. Ni inkuru ivuga yuko mu mujyi wa Kigali ahazwi nko ku Gitega ngo yataye umutwe nyuma yo kuryamana n'umugabo akamwishyura ibipapuro. Byagenze bite rero? Reka tugaruke kuri iyi nkuru. Umukobwa wo mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ngo yabaye nkuta ubwenge nyuma yo gusambana n'umugabo, bwacya agasanga yamwishyuye ibipapuro aho kumuha amafaranga nk'uko aya makuru atugera akomeza kugenda bivuga. Uyu mukobwa rero utunzwe no kwivurisha yabaye nk'uhinduka nk'umurwayi wo mu mutwe ahagana saa 8 z'amanywa yo kuri uyu wa gatatu tariki ya 4 Kanama 2020 nyuma yo gusanga yatuburiwe n'umugabo mu bari bararanye. Ababibonye babwiye ikinyamakuru ry'Akadomo dukesha iyi nkuru ko uyu mukobwa yari yabonye umugabo ngo bemeranya ko bari burarane akishyurwa amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 20. Bavuga ko rero nyuma yuko uyu mukobwa asanze bamwishyuye ipapuro yahise amera nk'umusazi. Bigirimana Idrissa yagize ati mbese ati kuriya ubonye ari gushakisha moto ngo ajye guhiga uwo mugabo, niko nabwo twamubonye ngo umugabo yaje bararyamana amwemera amafaranga y'u Rwanda 20. Mu gitondo nibwo rero ngo yamutumye izindi Primus. Undi ngo mu gihe rero yarazizanye bahurira mu muryango aramubeshya ngo ku kazi baramushaka byihutirwa ngo amafaranga yamusigiye munsi y'umusego. Umukobwa rero nta kuzuyaza yamuretse aragenda, hanyuma nabajya kureba ayo mafaranga munsi y'umusego nk'uko uwo mugabo yaramaze kubimubwira. Bigirimana Idrissa yakomeje avuga ko uwo mukobwa ngo yahise agenda asanga nta mafaranga ahari, ahubwo ngo yahasize ibipapuro bizinze. Karangwa Vianney utuye muri ako gace we yavuze ko bikwiriye gusigira isomo abishora mu buraya. Yagize ati ahuye n'umurusha nyine imitwe atirika yumve, ubuse bose bagiye bahura n'abagabo bameze kuriya uburaya ntibabucikaho. Umunyamakuru avuga yuko yagerageje kuvugisha uwo mukobwa ngo yanga kugira icyo atangaza, birangira yuriye moto rero ajya gushakisha uwo mugabo aho ngo bari bahuriye ngo kwa 2 nimugoroba nk'uko iyi nkuru y'umunyamakuru isoza ibivuga. Ngibyo rero nibyabereye mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge, akaba ari mu mujyi wa Kigali. Ni isomo rikomeye cyane, ndatekereza ku bantu mwese muza kumva iyi inkuru. Dukomeje nandi makuru, impamvu u Rwanda rwohereje Special Forces muri Central Africa kandi rufite abandi basirikare. Perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rwafashe umwanzuro wo kohereza ingabo zo mu mutwe udasanzwe uzwi nka Special Forces muri Central Africa kandi rwari rufiteyo abandi basirikare kuko rwashakaga ko ubutumwa bwo kugarura amahoro muri kiriya gihugu bwihuta. Mu Kuboza 2020 nibwo u Rwanda rwohereje umutwe w'ingabo udasanzwe muri Central Africa binyuze mu mikoranire isanzwe hagati y'ibihugu byombi. Izi ngabo zoherezwa zahawe inshingano zo kubungabunga umutekano n'ibikorwa by'amatora abaye ku itariki 27 Ukuboza 2020. Abagize Special Forces bageze muri Central Africa bahasanga abandi basirikare b'u Rwanda bari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kugarura amahoro muri iki gihugu. Ni ibintu byibajijweho kuko bamwe batumvaga impamvu u Rwanda rushobora kohereza muri Central Africa abasirikare bafite ubutumwa busa n'ubwihariye mu gihe rwari rusanzwe rufiteyo abandi bari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro muri kiriya gihugu. Mu kiganiro Perezida Kagame yagiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa gatanu Kanama nyuma yo kwakira Perezida Faustin Archange Touadera wa Central Africa uri mu ruzinduko rw'iminsi ine mu Rwanda, yagarutse ku butumwa aba basirikare bose bafite muri kiriya gihugu. Perezida Kagame yavuze ko inshingano z'abasirikare u Rwanda rufite muri Central Africa binyuze mu muryango w'abibumbye ari zimwe n'iza Special Forces nubwo zisohozwa mu buryo butandukanye. Ati ingabo zoherejwe muri biriya byiciro bitandukanye zifite inshingano zimwe ariko zisohoza mu buryo butandukanye. Ati dufite rero ingabo zavuye mu Rwanda ziri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye zimazeyo imyaka myinshi. Ati ku rundi ruhande abandi basirikare twohereje hariya ati binyuze mu masezerano ibihugu byombi bifitanye, ati boherejwe mu buryo bwo kongerera imbaraga izari zatanzwe mbere. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda rwohereje Special Forces kuko rwashakaga ko ubutumwa bwihuta kuko amategeko ayigenga
atandukanye n'agenga abasirikare mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye. Ati navuga ko mu guhangana n'ibibazo tugomba rero gukemura, ati mu by'ukuri aba basirikare ati boherejwe muri ibyiciro bibiri, ati umutwe umwe ushobora kwihuta kurusha undi, ati hari amabwiriza atandukanye agenga uwo muvuduko, ariko aya mategeko nayo ajya gusa. Ati ni nk'uko mwese mwakwemeranya ko mugiye gukora ikintu ndetse mukabibona mu buryo bumwe, ariko umwe akaba abasha kwihuta kurusha undi. Ati ntitwari gutegeka rero ingabo za Loni. Perezida Kagame yavuze ko nyuma yo gusesengura aribwo basanze bikenewe ko hakoherezwa abandi basirikare basohoza inshingano vuba. Ati hari ukumva uburyo ibintu byihutirwa ubwo twafataga umwanzuro wo kohereza abasirikare binyuze mu bufatanye ibihugu byombi bifitanye. Ati buri umwe yatekerezaga ko nidutegereza ziriya ngabo izindi bishobora rero gufata igihe kinini cyo kugera ku ntego ugereranyije n'ishyirwa mu bikorwa ryari rikenewe mu bijyanye n'igihe. Central Africa kandi yari igiye kwinjira mu matora, imitwe yari ifite imbaraga kandi isatira umurwa mukuru. Yiga abasirikare bari mu butumwa bw'umuryango w'umujyi bari bariyo. Ndabizi neza ko batashakaga ko ibi biba, ko inyeshyamba zigarurira umujyi wa Bangi zikabuza amatora kuba. Ati wenda hari ibyo bari bakiga. Ati murabizi, ati rimwe na rimwe rero ibintu byo mu biro ati bigira ingaruka ku myanzuro. Ati ndakeka ko ibi ari byo byaje kuba. Perezida Kagame yakomeje avuga ko nubwo u Rwanda rwari rufite abasirikare muri Central Africa ngo rutashoboraga kubaha amategeko kuko bari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye. Ati kandi ntitwashoboraga gutanga amategeko ku basirikare bacu bari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye kubera ko bari munsi y'amategeko yabo. Ati ntitwashoboraga gukora ibyo ngibyo. Ati twabashije kohereza abasirikare binyuze muri iyi gahunda mu buryo bwihuse hagamijwe gusohoza inshingano umuryango w'abibumbye wagakwiye kuba ukora. Ati ariko bakaba baragendaga gake uko nikorera amabwiriza abagenga bitegeka. Ati sinabihindura. Perezida Touadera ati ntiyashoboraga rero kubihindura, ariko hari ibibazo. Ati hari ikibazo gikeneye gukemurwa byihuse. Special Forces ni umutwe w'igisirikare wihariye uba urimo abantu batojwe byihariye, niwo woherezwa kuri operasiyo zihariye aho rukomeye. Ati muri make rero ujya ahari umwanzi wigize kabushungwe. Abawujyamo batoranywa mu bandi basirikare basanzwe, ariko hagendeye ku bintu byinshi cyane birimo ubushobozi bwa buri muntu umwe, yaba mu mirwanire, ubumenyi yihariye cyangwa se mu gutanga amabwiriza. Nyuma yo gutoranywa barongera bakoherezwa mu myitozo imara amezi agera kuri 6 umwaka cyangwa se indi myaka igera kuri 2 bitewe naho rero bakenewe kuzakora mu kazi kabo ka buri munsi. Akenshi boherejwe mu kazi bakunze rero gukora mu matsinda y'abantu bake ku buryo nk'abasirikare 600 bashobora gukwira umujyi wose kandi bagahashya umwanzi mu gihe gito kandi mu buryo bwapanzwe neza. Aba boherejwe muri Central Africa bafite inshingano zikomeye cyane zo gucunga umutekano no gukora akazi kose gashoboka mu gihugu ku buryo gikomeza gutekana. Nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yakomeje kugenda abigarukaho. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda iratangaza ko Uganda idashobora kwivanga muri politiki y'ibihugu bituranye nka Kenya. Ibi bikurikiye amakuru yaturutse muri Kenya avuga ko ubuyobozi bw'icyo gihugu bwabuje Vice President William Ruto kujya muri Uganda kubonana na Perezida Museveni. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu Ignatius Bahizi. Wiriweho? Wiriwe neza bwana Venuste. None leta ya Kenya yatanze impamvu zihe zo guhagarika Vice President Ruto imubuza kujya muri Uganda? Amakuru tubonana n'ubu nava mu bitangazamakuru yo muri Kenya nka Nation Media, ikinyamakuru cya leta ya Kenya hamwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Kenya, avuga ko Vice President bwana Ruto yabujijwe kuza muri Uganda kubera ko atarafite uruhusha rw'umukuriye Perezida Uhuru Kenyatta kugira ngo aze muri Uganda. Ariko kandi tukaba tumaze kumenya ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'icyo gihugu imaze guhamagaza uhagarariye igihugu cya Uganda muri Kenya kugira ngo baganire kuri icyo kibazo hamwe n'ibindi bijyanye n'ubutwererane hagati y'ibihugu byombi. Muri Uganda seho babivugaho iki? Ari cyo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yari yatangaza. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Uganda Okello Oryem yabwiye itangazamakuru yuko Uganda ari nta nyungu ifite mu kugira ngo ibe yakwivanga muri politiki y'icyo gihugu, kandi ko itanaramenyeshwa impamvu Ruto yabujijwe kuza muri Uganda. Ariko nanone kavuga ko muri minisiteri nk'uko bisanzwe y'umukuru w'igihugu cyangwa umuntu ukomeye wese kuva mu kindi gihugu ashaka kuza mu kindi, haba muri minisiteri bamenyeshejwe banamwiteguye. Muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Uganda ntabwo bari bazi ko bwana Ruto arimo kuza muri Uganda. Minisitiri yabisobanuye. We have no interest to interfere
nta nyungu dufite zatuma dushaka kwivanga muri politiki n'ibikorwa by'igihugu cya Kenya. Ni igihugu tubanye neza kandi kiyobowe na perezida watowe n'abaturage kandi arakora akazi neza. Nta mpamvu leta ya Uganda yakwivanga mu buyobozi bwe, kandi Kenya nayo ntabwo ije yivanga mu biba hano mu gihugu cyacu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Uganda Okello Oryem Ignatius Bahizi, ndagushimiye cyane, ukomeze ugira umunsi mwiza. Mu Rwanda harifashishwa utudege twigurutsa tuzwi nka drone kugeza imiti ku barwayi ba kanseri bari mu ngo zabo kubera ko ingendo zagabanutse bitewe n'ingamba zo kwirinda COVID-19. Inkuru irambuye Yasumita Kaboyi. Umuryango utegamiye kuri leta witwa Inshuti mu Buzima ufasha abarwayi ba kanseri mu Rwanda usobanura ko icyorezo cya COVID-19 cyatumye batekereza ubundi buryo abarwayi bavurwa ku gihe kandi badakoze ingendo. Uyu muryango usobanura ko nyuma yaho hagiye hashyirwa gahunda ya guma mu rugo ndetse abaturage bakabuzwa kuva mu turere twabo bajya mu tundi bifashishije utudege twa drone mu gutanga imiti. Muganga Shyirambere Cyprien, umukozi w'uyu muryango, yabwira Ijwi ry'Amerika ko utu tudege twigurutsa twabafashije muri ibi bihe mu kugeza imiti ku barwayi ba kanseri basanzwe bakurikirana